Yes, reka mbaye ikaze nshuti bakunzi ba Bwake TV nkaba ngiye kubagezaho amakuru ari gutrending hano mu Rwanda, ariko nkwibutsaho utarakora subscribe ndetse ukanakora share nyinshi kugira ngo abantu benshi bakomeze kubona ibiganiro byacu bitandukanye, haba bizakurikira ndetse n'ibyo twarebye mbere cyangwa se ibyo twatambukije. Amakuru nzinduye ubu ngubu no kubabwira ko igitaramo cyateganyijwe cy'umuhanzi Diamond Platnumz kimaze gusubikwa. Nibyo byumvise n'igitaramo kimaze gusubikwa, igitaramo cyateganyijwe kubera muri BK Arena. Diamond Platnumz wakibaza ngo cyatumye igitaramo cye gisubikwa hano mu Rwanda. Diamond Platnumz biravuga ko yanze kuza mu ndege ya public jet, no kuvuga indege y'abaturage basanzwe, ahubwo akifuza kuzana private jet ye. Nibyo byumvise neza, private jet, dore ko amaze kuyigura mu minsi yashize. Diamond Platnumz yimwe uruhushya rwo guparika indege ku kibuga mpuzamahanga cya Kanombe, aho yateganyije gutaramira imbaga abantu benshi hano mu Rwanda. Iki nakubwira nuko umuhanzi Diamond Platnumz biri kuvuga ko yatinya amadeni afitiye abantu benshi hano mu Rwanda, cyane cyane nka Mico The Best rafite indirimbo muri 2013 akaba muri miliyoni zisaga 6, akavuga ati mama se uyu muhanzi twavura byaza kugenda gute. Gusa ibyo ni amagambo y'abantu. Amakuru mfite gihamya ubu none hamaze gucukumbura nuko Diamond Platnumz igitaramo kibaye postponed mu rurimi rw'amahanga cyangwa se kimaze gusubikwa, dore ko indege ye ngo yabuze uko iparika cyangwa se imwe uruhushya. Ubundi yari kugera inaha ejo ku isaha y'isa 11, abanyamakuru bagiye kumfata ku kibuga cy'indege amaso ahera mu kirere. Nakubwira nti wowe uraguze itike yawe, nanjye nibyo nakwibaza ko nifite itike ya VIP, ariko nkaba nkomeje kubaza abantu bari bashinzwe gutegura ibitaramo bavuga ko bakiye kwiga kuri icyo kibazo, nubwo habura amasaha atagera no kuri 2 kugira ngo igitaramo gitangire, ariko ubu cyamaze gusubikwa. Iby'amatike muzabimenya mu minsi iri imbere abari bamaze kugura amatike. Njye bagezaga ikiganiro ndi Bwake TV show, nkaba mbifuriza gukomeza kugubwa neza, bashikaza gukora subscribe, share ndetse na comment. Ciao.